Yesu nashimwe. Bene data tubashuje mu izina rya Yesu Kristo. Bene data dusangiye amaraso ya Kristo, dusangiye umubiri wa Kristo, dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Twongeye kubasuhuza kandi turabakunda kuko dufatanyije umurimo wa Kristo, urugendo rumwe. Bene data dufatanyije gusenga, tubashuje mu izina rya Yesu. Turashima Imana rero yabanye natwe uyu munsi wose, tukaba tugeze iki gihe turi bazima, tugihumeka umwuka abantu bazima. Imana ntihabwe icyubahiro. Nk'uko nsanzwe mbivuga nangwa se mbibabwira, amazina yanjye nitwa Uwizeye Françoise, ntuye mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ka Karongi. Umurimo wanjye ndi umunyamasengesho, umurimo nkora Imana yampaye ni umunyamasengesho. Iyo byakunze ndetse ndi umuhanuzi, umuririmbyi uhanga indirimbo. Iyo binkundiye, iyo nishimye nangwa se mbabaye, Imana ikamfasha ikangirira neza, hari igihe impereza n'indirimbo inkomeza umutima. Imana niduhane umugisha hamwe. Turashaka gutangira rero ndaririmba igice cy'indirimbo imwe mbere y'uko dutangira. Iravuga ngo: hahirwa abafite imitima iboneye, nibo bazabona Imana. Dawidi yari afite umutima uboneye, wanezezaga Uwiteka. Dore ukuntu yacurangiraga Sawuli, kandi yarazi neza ko ari umwanzi we. Dore ukuntu yacurangiraga Sawuli, kandi yarazi neza ko ari umwanzi we. Hahirwa abafite imitima iboneye, nibo bazabona Imana. Dawidi yari afite umutima uboneye, Dawidi yari afite umutima uboneye, wanezezaga Uwiteka. Dore ukuntu yacurangiraga Sawuli, kandi yarazi neza ko ari umwanzi we. Mana ndasaba umutima uboneye, nkuramwo umutima ukomeye. Wavuze kuzankuramu umutima ukomeye, ukampa umutima woroshye. Ukankuramwo umutima ukomeye, ukanshyiramo umutima uboneye. Ukaduha umwuka mushya, ukadushyiramo imitima ikomeye. Amena. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Nahimbye indirimbo ku mpamvu y'ukuntu nari mbonye neza yuko imitima yiboneye niyo Imana yishimira. Nta kindi Imana yishimira. Imana yishimira umutima uboneye. Turavuga ku mutima uboneye. Ese umutima uboneye twawukura hehe? Ese umutima uboneye byagenda bite kugira ngo uwo mutima wawe uboneye ukomeze ubonere imbere y'Uwiteka? Ese byaturuka kuki? Byamera gute? Yesu nashimwe. Mbere y'uko dukomeza, turasoma ijambo ry'Imana. Samweli ya mbere ibice 13 umurongo wa 13 haravuga ngo: maze Samweli abwira Sawuli ati: wafuditse, ntiwumviye itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka aba akomeje ubwami bwawe mu Isirayeli iteka ryose. Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwimikisha umuntu umeze nk'uko umutima we
ushaka, kandi niwe Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Amen. Twumvishe ijambo ry'Imana uko rivuga, ariko mbere y'uko tugira icyo turisobanuraho, turashaka kugira ngo tumanze tuyobore isengesho, duhamagara umwami mu murimo we, niturangiza tumenye uburyo turi busenge. Dukunda kuvuga amagambo y'Imana ashingiye ariko ku buryo dushaka kugira ngo tubone ishingiro ry'isengesho nangwa se fondasiyo y'isengesho tuba dushaka kugira ngo dusabe Imana, kugira ngo Imana ibashe kudukomereza amaboko, ye kutizinukwa ngo isengesho dusenga rinanirwe kumvikana kubera impamvu runaka. Izo mpamvu rero nizo dushaka kujya dukoraho kugira ngo twikontorore neza, twe kujya dushyira ibyifuzo byacu imbere tutamanje kureba icyatuma ese Imana itizinukwa ni igiki, icyatuma Imana itadusubiza ni ikihe. Turasenga Imana. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware n'ubushobozi bwinshi, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yatandukanyije inyanja n'ubutaka, Imana yaremye umuntu, Imana yashyizeho izuba kumurika ku manywa ndetse igashyiraho ijoro n'amanywa. Ni wowe twongeye guhamagara muri uyu mwami kuri uyu munsi tuvuga ngo icyubahiro ni kibi cy'izina ryawe. Mana, tumanze utubabarire ibyaha n'ibicumuro, akanwa kacu ntigakwiriye, akanwa kacu karanduye, ariko utubabarire ibyaha n'ibicumuro. Twumvishe amagambo yawe Yesu, turagusabye ngo umwuka wawe wayanditse, umwuka wawe wayadusigarije, umwuka wawe wayatubikiye, naze ari we uyadusobanurira, kandi umwuka wawe naze aze ari usobanurira imitima y'abagiye kumvira ijambo, ndetse ribashe kudukomeza mu buryo bw'amasengesho, mu buryo bwo kubana nawe. Tugushimye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umutwe w'amagambo dushatse kugira ngo tuganireho mbere y'uko dusenga Imana ni ijambo rivuga ngo uburame bw'umwuka wera ku bugingo bwawe. Uburame bw'umwuka wera ku bugingo bwawe ese burangira ryari? Burangira ryari uburame bw'umwuka wera ku bugingo bwawe? Twumvishe amagambo meza cyane avuga ku mwami Sawuli. Sawuli Imana ijya kumwimika imusukaho amavuta, yaramwimitse. Sawuli atangirana imbaraga. Amen. Sawuli yatangiranye imbaraga, ariko turashaka kureba mbese icyatumye imbaraga zikurwa kuri Sawuli, icyatumye Sawuli agera igihe yasenga Imana ntimwumve ni ikihe? Sawuli agitangira kwimikwa nangwa se umukozi w'Imana amusutseho amavuta nk'uko Imana yari yabimutumye, Sawuli Imana irabimwemerera. Umukozi w'Imana aramubwira ngo genda, ugende urahura n'abana b'abahanuzi, urahura n'abahanuzi baraba bavuye mu rusengero, nurangiza nawe ndaguha ububasha uhanure. Sawuli niko byagenze, ageze hagati y'abahanuzi nawe arahanura, umwuka w'Imana muzaho, umwuka w'Imana musenderaho, nawe arahanura, ahabwa n'isezerano ryo kuvuga ngo ndahita nguhereza ndetse ndakuremera ubuzima bushya, nangwa se ndakuremera umutima mushya, nangwa se ndakugira mushya. Imana imuhereza isezerano ryo kumuhindura mushya, Imana imuhereza isezerano ryo kuzura umwuka. Haleluya. Reka dukomeze tuvuge, ese ubuzima, ubugingo bwawe, uburame bw'ubugingo bw'umwuka wera ku buzima bwawe burangira ryari? Umukozi w'Imana aragenda amanza kugira imbaraga muri ibyo bihe. Hari n'ahandi twumvise ko yagiye ageze ahantu asanga abantu bahanura, nawe arahanura. Ubwo yaratangiye kugira urugomo, aragenda ageze ahantu arahanura. Sawuli nawe ayuzura umwuka, ubwo yatumaga abantu mugende mugirire abantu nabi mubanzanire, nawe ahageze agiye kureba iyo baheze, nawe ahageze arahanura. Kankubwire ngo niba Imana yaguhereje umwuka wera mu gihe cyo guhanura uhanure, ariko hari ikintu cyagukuraho ubwo buhanuzi bukarangira.
hari ikintu cyagukuraho amavuta y'Imana, hari ikintu cyagukuraho ineza y'Imana ku bugingo bwawe. Icyo kintu nicyo turashaka kugira ngo tuvugeho muri uyu munsi, nicyo dushaka gutunga urutoki. Turashaka kuguma mu bushake bw'Imana, turashaka kuguma muri iriya gahunda Imana yatwemereye yo kuduhereza umwuka wera, yo kuduhereza ndetse isezerano ryo guhinduka bashya. Turakomeza tuvuge ijambo ry'Imana. Nubwo ikirere kitameze neza, imvura iri kugwa, ariko nzi neza ko muri bwihangane mukumva icyo dushaka, nangwa se isengesho uburyo turi buri senge, nangwa kumenya ni igiki cyatuma udasubizwa. Noneho Sawuli arakomeza yuzura umwuka, arayobora, ariko nyuma ho gato umukozi w'Imana Sawuli aragenda agomera Imana, atangira kuzajya akora ibyo Imana itamubwiye, atangira kuzajya yihereza akazi, atangira kuzajya akora ibyo umwuka wera atamutumye. Aragenda akajya atera kashe aho Imana itari yatera kashe. Umukozi w'Imana aramubwira ngo nagende amutegereze iminsi 7. Ya minsi 7 ijambo ry'Imana atubwira ngo agira ubwira bukomeye. Arangije aragenda, wa minsi 7 igeze yikorera ibye. Umukozi w'Imana araza aramubwira ngo, umukozi w'Imana Samweli aramubwira ngo kuko wakoze ibyo Uwiteka atakwemereye, ubwami bwawe burahabwa undi. Imana yimikisha undi amavuta, yimikisha Dawidi amavuta. Ubwami bwa Sawuli nangwa se amavuta ya Sawuli yakuweho no kutubaha Imana, yakuweho no kutumvira umwuka, yakuweho no kudaca bugufi, agera igihe yishyira hejuru. Uramenye ubuzima bwawe bw'umwuka bwe kuzashimarwa no kwishyira hejuru. Ubugingo bwawe nangwa se ubugingo bwawe n'ubuzima bw'umwuka kuri wowe uramenye butazarangizwa no kutumvira itegeko ry'Imana ku buzima bwawe. Ugitangira guhamagarwa ufite uko wahamagawe, ufite uburyo watangiye, uko nguko ari gukomeza. Umuririmbyi aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri nge. Iyo njyana y'icyo gihe reka ari ukomerezaho, kuko igihe kiraje aho uzajya gusanga wakwica itegeko ry'Imana ugasenga ntiwumvirwe. Sawuli arakomeza, ibihe bimubera bibi, umwuka w'Imana mukurwaho, asigara ari umukristo uri mu rusengero ariko utagira imbaraga, ari umuntu uri mu rusengero adafite imbaraga zamukiza, adafite imbaraga zamurengera, adafite imbaraga zamukiza. Nuko noneho Sawuli aragenda aba umukiri, aba umuntu mubisi, aba nk'umuntu utarugeza yakira imbaraga z'umwuka. Aragenda abera aho ngaho, asigara ari wa wundi udashoboye kunesha Goliyati imbere ye, udashoboye. Ubwoko bw'Isirayeli buragenda, uwari intwari nka Sawuli biragenda birananirana. Reka tuvuge ngo ubuzima bw'umwuka, ubugingo bw'umwuka, ubuzima bw'umwuka ku bugingo bwawe ese bwamarwa n'iki? Icyo kintu nicyo dushaka kugira ngo dusabe Imana tucyamagane, kugira ngo amavuta y'Imana tugumeho, kugira ngo tujye dusenga Imana yumve. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tujye dusengesha umwuka iteka. Uramenye utazasengesha umubiri nka Sawuli, uramenye utazagera igihe ushaka Uwiteka atakiboneka ko aboneka kuri wowe. Sawuli agera igihe cyo gusenga, afata umwanya wo gusenga, abonye bikomeye by'intambara ze, ariko Imana yari yaramaze kumusezerera mu murimo. Turashaka kugira ngo ibyo byatuma dusezererwa mu murimo, turashaka kugira ngo tubyirinde. Mwene data, wirinde ibyagusezerera mu murimo, wirinde ibyatuma udasengesha umwuka iteka, wirinde ibyatuma udasenga ngo Imana ikumvire, wirinde kwica itegeko ry'Imana, wirinde kwivanga, wirinde kwiyobora, wirinde kwitereraho kashe, wirinde kuvuga icyo Imana itavuze, kugira ngo uburame bw'umwuka ku bugingo bwawe bukomeze bugumeho. Haleluya. Turashaka kuvuga ngo ubuzima bw'umwuka nangwa se umwuka ku bugingo bwacu, turashaka kugira ngo tumusigasire, bye kuzagera igihe ngo dusengeshe umubiri, ahubwo reka dusengeshe umwuka iteka, kugira ngo tujye tubasha gusenga, maze nibirangiza umwuka wera abasha kumva ibyo tumusaba. Haleluya. Umukozi w'Imana arakomeza gukora ibyangwa n'Uwiteka. Aragenda, iyo bagiye kurwana
aragenda asahurayo ibintu. Umukozi w'Imana araza aza kumureba, aramubwira ngo ese Samweli araza ageriwe, aramubwira ibyo bintu biri gutamatama ni ibiki? Yari yamuhishe ko hari ibindi bintu yahishe, yari yamuhishe ko hari ibindi yahishe. Uramenye ntukagire icyisha imbere y'Imana, ucyumvira ijambo, ntugire icyisha Imana, ushyira hasi bya bintu byose byatuma Imana igukuraho amaboko, ushyira hasi bya bindi byose byatuma Imana itumva isengesho byawe, ushyira hasi bya bindi byose. Arangije aravuga ngo nibyo abajyanye nawe basahuye. Aramubwira ngo sohora Agagi. Yari yamuhisha, yari yabonye ari umwami ubyibushye. Ese ikibyibushye iwawe cyakubuza umutekano, cyamara kikagukuraho amavuta y'umwuka, icyo kintu wagifata ku mpamvu ki? Turashaka gusohora ibyo byose, turashaka gusohora ibyo byose ibyatubuza kugira ngo dusenge twumvirwe. Uyu munsi turashaka kubishyira hanze, turashaka kubitanga imbere y'Imana kugira ngo isengesho ryacu nitujya tumanika amaboko, nitujya dupfukama, Uwiteka abashe kumva amasengesho yacu. Ubuzima bw'umwuka ku bugingo bwawe ese bwamarwa n'iki? Niyo sije nangwa niyo teme y'uyu munsi dushaka kugira ngo dusenge tumanje kumenya ese ni igiki cyatuma tutumvirwa, ni ikihe gituma utabasha gusubizwa, ni ikihe cyatuma umara iminsi myinshi imbere y'Uwiteka, ni ikihe cyatuma utagisha Uwiteka inama ngo Uwiteka ngo ugishe inama Uwiteka inama ngo amaze guceceke, ni ikihe cyatuma umwuka w'Imana adaceceka ku buzima bwawe, ni ikihe cyatuma noneho umukozi w'Imana icyo gihe reka tumwite umukozi w'Imana ko yari yarasezerewe ku murimo. Hari igihe Sawuli yasezerewe ku murimo akomeza gukora ariko atakiri ku murimo. Hari abantu bari mu murimo ariko baramaze gusezererwa, garanti yabo ifite igihe aho yashiriye, imyaka yabo yaramaze gusinyirwa, barasohotse mu murimo. Sawuli akomeza kuba mu murimo ariko yaramaze gusezererwa mu murimo. Sawuli ageze igihe ngo akibona bagiye kumutera, akibona ibitero bibaye birebire, aragenda ngo arasenga, ajya kugisha Uwiteka inama, biranga. Uwiteka yaramaze kumusezerera. Wirinde mwene data, Uwiteka atagusezerera. Uwiteka nagusezerera ntago azumva gusenga kwawe. Uwiteka nagusezerera ntago uzabasha gusenga ngo byumvikane. Uwiteka nagusezerera ntabwo uzabasha gusengera umurwayi ngo akire. Uwiteka nagusezerera ibyifuzo byawe uzabisengera bye kuvaho, ibyifuzo byawe zanga, uzumva amavuta y'Uwiteka yagukuweho, uzasigara umeze nk'inkokore. Wewe muririmbyi aravuga ngo yo gusenga gushize mu muntu asigara ameze nk'inkokore, ngo amaze agahanagurwaho no gusigwa. Kankubwire ngo ni igiki? Ubuzima bw'umwuka ku bugingo bwawe bwazarangira ryari? Nangwa se umwuka wera ku bugingo bwawe yazashira ryari? Ubuzima bw'umwuka ku bugingo bwawe bwamarwa n'iki? Bwamarwa no kutihana ibyaha, bwamarwa no kutaba hafi y'Uwiteka, bwamarwa no kwishyira hejuru, bwamarwa no kutubaha, bwamarwa no kutubaha abagukuriye. Ego ukanga bakuyobora, umwuka wera yakuyobora ukanga, umwarimu mwiza umwuka wera yakwigisha ukanga, wamara ukarambirwa, arangije ararambirwa. Nibyo sezerano rya mbere ryamukuye ku murimo, kubera ko yarambiwe arangije akora ibyo byuhutirwa. kandi ngo yabikoranye ubwira, yarafite ubwira bukomeye. Ese ahari nturi gutamba ibitambo ufite ubwira, wabona bitinze ugateraho akadomo, reka tegereza uwaguhamagaye, tegereza uwakwimikishije amavuta, tegereza uwaguhaye umwuka wera, azaza igitambo cyawe acemere. Nangwa se niba kitemewe wongera ujye ku mavi, ariko wikwiyemeza nk'umuntu wasubijwe, kandi igihe cyo gusubizwa kitari cyagera, ngo nurangiza utambe ibitambo by'amashimwe, utambe ibitambo by'amashimwe kuri amahoro. Sawuli arangije atamba ibitambo ngo by'amashimwe, ngo yuko ngo ari amahoro, ariko nta mahoro yarahari, kuko yaramaze kureka inzira y'Uwiteka nangwa itegeko ry'Uwiteka, yaramaze gutangira gutandukana n'umwuka wera nangwa se uwamuhamagaye. Sawuli arangije aragenda ajya gusenga, akimara kuko yari yamaze gusezererwa. Turashaka kuvuga ngo umwuka wera, uburame bw'umwuka wera ku bugingo bwawe ese buzarangizwa n'iki? Bushira ryari?
icyo ngicyo rero nicyo dushaka, nangwa se tujye kuzamura isengesho. Icyo ngicyo ni ikihe gishobora kugukuraho amavuta ya Kristo, nicyo kigomba gutuma umwuka wera kuzinukwa. Uyu munsi turashaka kugira ngo icyo ngicyo aricyo dukura imbere yacu, kugira ngo nidusenga dusengeshe umwuka, kugira ngo nidusenga dusengeshe umwuka, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Uramenye ntuyoborwe n'umubiri. Uriya mukozi w'Imana agera igihe ayoborwa n'umubiri, ntiyategereza kuyoborwa n'umwuka, arangije atsiba itegeko ry'umwuka, atsiba itegeko Imana yamuhaye, asiba itegeko ry'umwuka ku mutima we. Ubugingo bwe buragenda bukora ibyo yishakiye, birangije umwuka wera nangwa se Imana imusezerera, asigara akora mu murimo, ariko ari nta mwuka w'Imana ukimuriho. Arasenga, atakambira Imana, aravuga ngo Mana reka undengere, ngaho tubisobanurire, ese niturwana turatsinda. Ushobora kugisha Uwiteka inama utari wasohora ibyo bintu byose, utari wasohora ibyo byaha byose, utari wasohora bya bindi wagize ibanga, wagisha Uwiteka inama ntakwemerere. Agisha Uwiteka inama, Uwiteka ntago yamusubije. Uwiteka amugisha inama, Uwiteka ntiyamusubiza. Ndetse ngo no mu nzozi arategereza, arasenga cyane, no mu nzozi ngo ntiyigeze abona inzozi zimwereka icyo agomba gukora. Haleluya. N'abahanuzi bari mu teraniro, Imana ntiyabemereye kubumbura akanwa ngo bavuge. Hari igihe icyaha cy'umuntu cyatuma n'umuhanuzi atavuga. Hari igihe icyaha cyawe cyatuma n'inzozi zo kuyoborwa n'umwuka zitaza. Manza ukuri icyo cyaha imbere y'ubugingo bwawe, kugira ngo ubone usenge usubizwe. Turashaka guhamagara umwuka w'Imana, turashaka guhamagara Imana kugira ngo umwuka w'Imana atugenderere, atwigishe niwe mwarimu mwiza, atwigisha uburyo icyo twakora, uburyo twakwihana, uburyo twareka. Hari ijambo ry'Imana nangwa se hari inzozi mperutse kubona, mbona umwuka w'Imana angejeje ambona iteraniro rinini. Umwuka w'Imana arambwira ngo ninerekeze amaso iburasirazuba, ngo nindangiza ndebe nkirekeza amaso iburasirazuba, mbona mu kuboko k'uburyo hari iteraniro rinini. Numva ijwi rirambwiye ngo nimbwire abo bantu ngo nibave mu byo barimo, nibave mu byo barimo, ngo maze Imana ibagirire neza. Urashaka kugirirwa neza utari wava mu byo urimo? Ntabwo wagirirwa neza utari wava mu byirimo. Ubutumwa bw'uyu mugoroba, bw'uyu munsi, nangwa se ubutumwa bw'iki gihe, nangwa se ubuhanuzi nkuzaniye, nubwo kukubwira ngo va mu byurimo maze Imana ikugirire neza. Arangije arasenga, nta buhanuzi bwabonetse, nta nzozi yigeze abona, nta mwuka w'Imana wigeze amugenderera, nta jwi ry'Imana ryigeze rimuyobora. Agera igihe asaba Imana itagikeneye kumwumva, kubera ko Imana yari yamusezereye. Ariko Imana mbere yuko imusezerera yamanje kuza kumuha avertisema, nangwa siza kumubwira ko imusezereye. Ntabwo Imana igisezerera umuntu ngo abure kubimenya. Kugeza iyi saha nangwa uyu mwanya tuvugira ijambo ry'Imana, ucyumvira ijambo ry'Imana, nzi neza kuri bumenye ngo ese umwuka w'Imana aracyandiho nangwa se bimeze bite. Niwumva umwuka w'Imana atakikuriho, ukumva umwuka w'Imana yaragusezereye, reka wongere upfukame utakambira Imana, uyibwire ngo ndiyemeje, nkuye Hagagi muri buzima bwanjye, nkuye ibinyagano mu buzima bwanjye, nkuye ibyo utemera mu buzima bwanjye. Nurangiza Imana irakugirira neza. Reka ibyo bintu urimo, nurangiza dufatanyirize hamwe kuyobora isengesho, tuzamura isengesho. Ahantu uraburi uzamura isengesho, uvuge ngo Mana mbabarira ibi n'ibi. Nurangiza ubone wumve gusenga kwanjye. Imana iragenda ibwira Samweli ngo genda umubwire ngo namaze kwiyimikira undi mwami umeze nk'uko umutima wanjye wifuza. Haleluya. Reka nawe umutima wawe umere nk'uko umwami Imana yifuza. Ese umutima wawe iyi Imana iwugendereye, igisanga umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka. Nuko ngaravuga ngo nirenkeye umuntu nangwa nitoranirije umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, umeze nk'uko umutima w'Uwiteka ushaka. Ese ubuzima bwawe bunezeza umutima w'Uwiteka? Ese ubugingo bwawe, ubuzima bwawe bwa buri munsi, ese bunezeza umutima w'Umwami Yesu? Reka dufatanyirize hamwe
nkimara kumva neza iby'iri jambo muri njyewe numvise ari ngombwa ko ndetse nshyiraho iyo ndirimbo ivuga ngo Mana ndasaba umutima uboneye, nkuramo umutima ukomeye, nkuramo umutima ukomeye. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo izaduha umwuka mushya, izaturemera umwuka mushya, izaduha umwuka mushya. Reka nkubwire ngo saba Imana igikureho umutima ukomeye, nirangiza guha umwuka mushya. Sawuli Imana yamuhaye umwuka mushya, Sawuli Imana imuhereza ubuhanuzi, Sawuli Imana imurema bushya, ariko amaze guta ubushake bw'Imana umwuka w'Imana arasezera. Bigera igihe Sawuli atangiye kujya gushakira imvugo y'Imana mu bapfumu, ariko kankubwire ngo umwuka w'Imana aracyaturiho. Reka twongere duhamagara Imana itubabarire kuri bya bindi byose, nitumara tuzamure. Buri muntu ajya azamura icyifuzo cye amaze kumenya neza ko hari ibyo asohoye mu bugingo bwe. Amena. Turasenga. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, Imana ifite imbabazi, Imana ijya ibabarira abantu bayo. Mwami, nk'uko umutima wa Dawidi wawurebaga ukawishimira, ugatambagira Dawidi ugasanga ateye nk'uko umutima wawe ushaka, reka tukwinginge kugira ngo natwe tubabarire Yesu, uduhe imitima yoroheje. Dore Dawidi yari afite umutima woroshye, Dawidi yaracumuraga ako kanya akabimenya, ariko Sawuli yari afite umutima winangiye. Sawuli yihutiraga gukora ibyo utamutumye, Sawuli yihutiraga gukora ibyo utamubwiye, bituma umusezerera ku ngoma. Arangije igihe ryasenze ntiyatabawe. Turasaba ubutabazi bw'ijuru, ariko umanje kutubabarira ibyaha n'ibicumuro byacu. Yesu utubabarire, abantu bawe bababarire, abari bwumvira ijambo Mana bagasohora ibyabo, bagasohora Mwami biriya bintu byose byatuma batera umugongo, nangwa byatuma umwuka wawe yarabakuweho. Biriya bintu byose bagisamura isengesho, bagisaba imbabazi z'ibyaha, bagisaba imbabazi z'ibyaha, bakirakura ibyaha, bakibisohora. Nawe ubagarureho umwuka wawe wera, ubababarira ibyaha n'ibicumuro. Nurangiza ubasubize Yesu. Ntacyo byaba bimaze gufata ibihe byinshi umuntu asenga kandi yarasezerewe, ntacyo byaba bimaze gufata ibihe birebire mu murimo wawe umuntu yarasezerewe, ntacyo bimaze kwitwa umuntu akitwa umukozi w'Imana, umuntu akitwa pasiteri, umuntu akitwa umuririmbyi, nangwa se mu murimo wawe umwuka yaradusezereye. Yesu tugusabye imbabazi, ibyaha n'ibicumuro bitubabarireho. Nurangiza utwerekeze amaso, nurangiza utubabarire, utugarureho umwuka wawe wera. Nurangiza utugarureho umwuka wawe wera, uduhindure kuba bashya. Numara kutugira bashya Yesu, uduhereze imbaraga mu murimo. Umwuka wawe wera atugumeho. Turasabye imbaraga z'umwuka wera, turasabye imbaraga z'umwuka wera, uburame bw'umwuka wera ku bugingo bwacu turabusabye. N'ukuri reka ubuduhereze. Ntidushaka kuba bacanyikira mu nzira, ntidushaka bagira amavuta y'akanya gato, ahubwo turashaka uburame bw'umwuka ku bugingo bwacu kugira ngo butugarukemo. Mwami, reka utwumve, reka wumve gusenga kwacu, ibyifuzo bya bene data. Uzazamura icyifuzo cye. N'ukuri amaze kwihana, amaze kumenya ibyatuma adasubizwa, uzabashe kumusubiza mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ndasenze mu kwizera, uzazamura ijwi rye akaguhamagara amaze kwiyeza, amaze kwihana. Nanjye musaba ibisubizo bituruka iburasirazuba n'iburengerazuba, kuko uri Imana ifite imbaraga. Mana, uzasibura amariba yasibye, abana niwe kuzura umwuka azongera bawuzure. Turukukwinginga ngo udutabare, kandi utabare ubugingo bwacu kugira ngo bukomeze bwakira uburame bw'umwuka kuri twebwe. Mana, reka wumve gusenga. N'ukuri bene data turabasengeye, kandi tubatuyeho umugisha wo kunesha, tubatuyeho umugisha w'uburame bw'umwuka ku bugingo bwabo, kandi tubatuyeho gusubizwa guturuka kuri wowe. Reka utugirire neza, kandi iri jambo uriherekezeshe Mwami imitima babyumva bose, babasha kubohoka, babasha kumenya, babasha gusobanukirwa icyatuma bagumana n'umwuka wera ku bugingo bwabo. Urakoze ko wumvishe gusenga. Natwe tugushimye, tuvuze ngo haleluya, haleluya. Tugusabye tugushimye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tubasezeho tuvuga ngo shalom shalom. Umwuka
azongera adufashe, tuzongera dufatanyirize hamwe kuyobora nangwa se gusengera hamwe, kuzamura isengesho ryo gukomeza kugira ngo tubane n'Imana, umwuka w'Imana akomeze abane natwe, uko tuzajya tugenda tubushobozwa, Uwiteka abane namwe, amen.